Hello, welcome and welcome back to my channel. Hi guys, murakoze kugaruka kandi iyi niba ariyo nshuro yawe ya mbere kugera hano, please ukore subscribe ukande nakazogera kugira ngo uzajye ubona amavideo yose vuba vuba akugereho utiriwe uza kuyareba nyuma. Iki kiganiro twakise umurezi mwiza. Nashatse kubasangiza ibintu nkora byose nk'umubyeyi. Murambwira bamwe muri mwebwe mukambwira ati turashaka kwiga, twigisha uburyo turera abana cyangwa twigisha uburyo wowe urera abana kugira ngo natwe bidufashe. Ni nacyo gitumye turi aha ngaha. Suko ngewe nzi kurera kurusha abandi, ariko iyo nsangije ubumenyi bwanjye nkabusangiza hamwe namwe mugasangira ubumenyi bwanyu hamwe nanjye muri comments. Ubwo abatabikora murahita mubikora, biradufasha kandi turafashanya kugira ngo tube ababyeyi beza. Episode iyi ni ya kabiri. Reka mbanze mbibutse ibyo twavuze ubushize. Episode ya mbere twavuze ese ni ibihe bitekerezo ufite by'umubyeyi ushaka kuba we, cyangwa ni ibihe bitekerezo ushaka cyangwa experience inararibonye ufite. Ni ubuhe buzima wanyuzemo? Se ababyeyi bakureze neza, ese bakureze nabi? Ni uwuhe mubyeyi ushaka kuzaba we? Iyo wamaze kubimenya rero birakorohera gushaka ubumenyi bujyanye n'ibyo ushaka kuzaba byo, sibyo? Reka tuvuge noneho igice cya kabiri cy'icyo ukeneye kumenya, cyangwa ngewe icyo nabasangize ikimfasha. Ikintu cya kabiri cyangwa ingingo ya kabiri, episode ya kabiri iraza kuba uri kurera umwana wenyine cyangwa ninde muri gufatikanya kurera umwana? Partner, uwo bita partner. Ufite umupatana, ufite umuntu muri kurera umwana cyangwa uri kumurera wenyine? Ndababwira impamvu ndi kubivuga gutya, okay? Iyo uri murarera uri kumwe n'umupatana, tuvuge nkanjye ndi kumwe n'umugabo, iyo turera imirerere yacu tuba turi nk'iteam, tuba turi nk'itsinda rikorera hamwe kugira ngo duteze umwana imbere. Ni ukuvuga iyo ngewe hari ibyo mwigisha papa wiwe ntabikurikirane cyangwa ntabikurikize, usanga ndimo ndaruhira ubusa. Iyo papa yigishije umwana akamushyiraho igitsure, mama akakimukuraho, cyangwa umwana akamenya ngo iyo ndi kumwe n'umubyeyi umwe ndumva, naba ndi kumwe n'uwundi mubyeyi ndasuzugura, cyangwa wenda uwo twirirwana niwe nsuzugura, utahaba niwe nubaha, gutyo. Usanga rero mu mirerere yawe mudashize hamwe, muri abapatana, muri abantu nk'itsinda mukorera hamwe. Umwana ntashobora kugira ikinyabupfura, umwana ntashobora kwiga, umwana ntashobora kugira discipline nyine, kujya ku murongo. So nicyo kibazo kinini nza kubaza muri iyi video, muri iyi episode ya kabiri. Ese uri murarera uri wenyine cyangwa uri kurera umwana hari undi muri gufatikanya? Ubwo ni papa we, ni nyirakuru, ni ba se wabo, ni ba anti, bashobora kuba bari mu buzima bwe ari bo muhererekanya umwana. Ninde muhererekanya umwana iminsi yose ku buryo ufata ukavuga ati wenda umubyeyi byanga byakunda ngewe bino nabimwigishije? Ese iyo umuhererekanyije na babandi ukamujyana hariya, umujyanye niba ari kwa nyirakuru cyangwa kwa nyina wabo, ese cya kinyabufura, ese bwa burezi, za mbaraga ugenda ushiramo zirakomeza cyangwa bigusubiza inyuma? Ikindi niba uri no kurera uri wenyine, uri kurera uri wenyine hazamo ibice bibiri. Ubwo uramurera ukamwohereza no ku ishuri, nta hantu habiri. Ubwo ku ishuri byanga byakunda baramurera bamushire ku murongo, ariko wowe bigufasha iyo bimenye ko uri kurera wenyine. Ikintu bigufasha cy'ingenzi ni uko umenya ngo nta muntu dusigana. Kandi nibaza ko iyo ni ikintu cyiza, icyo ni ikintu cyiza kumenya, aho kugira ngo ugume ushaka gusigana n'umuntu udahari cyangwa n'umuntu utari gukora iyo parenting, utari kurera, byakugora. Umwana nawe biranamucanga. Ariko iyo uzi ko nta muntu turi gusigana, inshingano zose ubwo uzi ko ni wowe zireba. Rero isuzume mbere yuko dukomeza tuganira ibindi bikurikiraho. Isuzume uvuge, se uno mwana ni ngewe se papa na mama twembi, wenda mama ni uba mu rugo ni ngewe umugira cyane, ni nyirakuru se aba kwa nyirakuru nkakora nkohereza amafaranga? Mbese ni hehe umwana atinda? Ni hehe umwana wawe atinda? Ari mu maboko yande? Umurezi wiwe ninde? Ni babiri, ni batatu, cyangwa n'umwe? Icyo kintu ugomba kukitahura. Utaragitahura umwana uzaguma umuvangira,
kandi umwana ntazagira ubumenyi, ntazagira uburere bumwe, kubera ko azajya aza kuri umwe akora ibyo ashaka, nahindura ku wundi, wenda uwo wundi ari we umushiraho igitsure agifate. So tugende, njyewe ku rugero rwanjye, njyewe na papa w'abana turarerera hamwe, parenting yacu twumvikanye ko turera twembi, ariko njyewe ahitamo arambwira ati icara ubahe discipline, ubahe ikinyabupfura, ubonse, ubarere, ubigishe amadevoir n'ibindi byose. Njyewe nawe aravuga ati njyewe ndagenda, nubwo ndi kugufasha kurera, ndagufasha mu buryo financier, ubwo uburyo bw'amafaranga, ntimuzabura aho murara, ntimuzabura icyo mukeneye, ariko akamenya ngo turimo turarerera hamwe. Ni ukuvuga abana baramenya ati nubwo papa atari kutwigisha ABC, nubwo papa atari kutwicaza ngo dukoreshe homework, arimo aradushakira ubuzima, hari ibindi bintu byinshi arwana nabyo. Iyo ni example yanjye, ni urugero rwanjye mbahaye. Ubwo hari abandi usanga wenda papa ari uri mu rugo, abandi ugasanga ni umufiyemere ararera umwana wenyine, cyangwa umwana ari kwa nyirakuru. So iyo ushaka guhereza umwana uburere, banza utahure uvuge ati ninde uri kumurera, kuko wa undi umurera ibintu byose tuzagenda tuvuga niwe ugomba kuzabikurikiza, sibyo? Noneho niba muri kurera mwembi, icyo kintu gikunda no kubaho, niba muri kurera mwembi musenyere ku mugozi umwe, mugire gahunda imwe. Ushobora kuba uticarana umwana ngo umwigishe, ariko ntutume bya bindi mugenzi wawe yamwigishije mu gihe muri kumwe asubira inyuma. Ni ukuvuga urashobora gushaka gahunda zirangaza umwana ariko zizatumye atakaza ubumenyi yari afite. Ni ukuvuga ku rugero, niba mvuga ngo umwana ntiyemerewe kuvuga bad words, wenda amagambo mabi, imvugo nyandagazi, ugasanga umubyeyi umwe, kubera turi kumurera turi babiri, umubyeyi umwe arabimubuza, undi akabimwemerera. Cyangwa umubyeyi umwe akirinda, akitwara neza imbere y'umwana, undi mubyeyi ntiyitware imbere y'umwana neza, bituma rero umwana abamo hagati. Uwo mwana rero ntuzategereze ko umwana azajya ku murongo. So mbere yuko tukomeza, mwisuzume, ese uri kurera umwana uri wenyine, ese muri kurera muri babiri? Kandi niba muri kurerera hamwe muri babiri cyangwa barenze umwe, umwana murimo muramushira kuri discipline imwe mwese, ikinyabupfura muri kumuyigisha no kujya ku murongo, mwese muri gusenyera ku mugozi umwe. Nimusenyera ku mugozi umwe rero, kurera umwana bizashoboka, no kumuzamura na bwa bumenyi bwose mumuha buzashoboka, kubera ko murimo murakorera hamwe, sibyo? Murakoze cyane, musige comment mumbwire, ese uri kurera uri wenyine, ese muri kurera ufite umuntu mufatikanyije? Niba ufite uwo mufatikanyije, byibura ufite umuntu musigana, mugenda mufashanya. Ariko niba uri wenyine, biranakorohera cyane kwihereza gahunda yawe. Ibi bintu byose nzagenda mvuga bizakorohera kubishira mu bikorwa, kuko nta muntu uzaza kukuvangira muri gahunda yawe. None n'abandi bari babiri cyangwa barenze umwe, nukumakinga sure, mbese nuguhakikisha gukora ibishoboka byose mugasenyera ku mugozi umwe, kugira ngo umwana ahabwe uburere bumwe, apana umwe amubwira ibyiwe undi akamubwira ibindi, sibyo? Murakoze cyane, mukore subscribe abatarayikora, niba utarakora like, yisige, sharinga video ku bandi babyeyi n'abandi bantu, si n'ababyeyi gusa, kuko n'abandi bafite inshingano zo kurera abana. Ikindi akazogera, niba utaragakanda gakande, igihe cyose nshizeho video nk'iyi izajya ikugeraho. Abataramfollowinga kuri Instagram mugende mufollowinga, abatarafollowinga TikTok, ndabizi ko benshi muza hano muvuye TikTok, mufollowinge na Facebook, hose njya ngenda ndi gupostinga. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Bye.